ubu gukurura umwotsi umwe gutya akagufatana ikiziriti mani n'imyaka 25 uzi ko ari urwego umuntu ageramo bakaba batamusiga muri salo kavuga ngo nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na caje uzi ko utaha ubukwe bwa mushiki wawe bakabwira mubyara wawe ngo agucunge ntangira kunywa ibiyobyabwenge icyo bita gukora ijisho murabizi se mani wavuye mu rugo ugenda neza ukazagaruka ugenda ukuntu ngo salama viye papa yitwa papa ukagaruka uvuga ngo salama viye amaze gufata ibikoresho utangira kumva amaze kugira ngo bariya bose ba Babyloni man nageraho ananiwe agira ate yikingire icyo kintu amadini ntabwo ajya gikwepa ariko se ku ruhande rwanyu hari abajya bavuga yuko iyo uhaye umwana ukamubwira uti fata prudence uzikingire hari abantu bajya bavuga bati ibyo bintu bishobora gukurura ubusambanyi cyangwa bikaba byabwongera icyo kintu uyu munsi rero ikintu turagarukaho tugiye gutemberana na Pasteur Theogene mwamenyekanye cyane nk'inzahuke uyu Pasteur Theogene rero yasuye ikigo kimwe cy'amashuri cyo mu murenge wa Buyoga ni ikigo cyitwa Saint Bernard ni ikigo kiyoborwa na Padiri Nshimiyimana Jean Bosco tugiye gukurikira ikiganiro Pasteur Theogene yahaye abanyeshuri bo muri icyo kigo ni ikiganiro hanini cyagarukaga ku bigendanye n'ibiyobyabwenge n'uburyo kibakwirinda ibiyobyabwenge yabahaye ubuhamya bw'ubuzima yaciyemo uburyo yanyweye ibyo biyobyabwenge icyabimuteye ababwira yuko ari amateka muri make yabasangije ubuzima bwe ndetse anabagira n'inama y'uburyo kibakwitwara kugira ngo batazagwa mu bibazo cyangwa batazagwa mu biyobyabwenge si icyo gusa yavuze no ku bakobwa batwarinda zitateganyijwe avuga ku bahungu bazibatera yabahaye ikiganiro kiryoshye kandi cyigisha n'ikiganiro mukuriho cyumva raseka gatwenga ni ikiganiro kirimo urwenya ariko nanone ku rundi ruhande kirimo n'inyigisho n'abanyeshuri bishimiye cyane Pasteur Theogene bamusaba kuzanagaruka kubasura ndetse nawe arabibemerera reka ndeka kubicisha amatsiko mwumva iki kiganiro cyose yagiranye n'abanyeshuri ntabwo ari kirekire cyane ni ikiganiro gifite iminota ijya kugera mu 8 9 maho ngaho reka nkusabe gukora subscribe niba utari wabikora kugira ngo tujye tubana mu makuru yacu ya buri munsi kandi wibuke no gusura channel ya Pasteur Theogene yitwa Inzahuke uzajya ubasha kubona n'ibindi biganiro bya Pasteur Theogene turabakunda cyane nabashuje abanyeshuri reka duhereze Imana icyubahiro Yesu akuzwe Yesu ashimwe Imana iduhane umugisha mwinshi nitwa Niyonshuti Theogene ndi umugabo ufite madamu n'abana 3 umukobwa umwe n'abahungu 2 ariko ni umuryango munini cyane Imana y'Imana abandi umupasiteri umurimo w'Imana ariko si n'ibyo gusa ndi inshuti y'abajene ese murabona natiri umujene reka nambare nka kwa kundi rero mujya mwambara iyo mumaze kuba utujene tw'abasore hari ukuntu ngo mwita kudegaja ngo niko bimeze ukahita uzinga gutya ngo kugira ngo utwemeze nambaye karuvati reka mbaganirize nk'abajene rero urabona nanjye nakiri umujene urabona ko n'ingaruka tuzaganira neza uko bimeze ntakibibwira reka rero duhane umwanya twafunze turanezerewe turabagendeye nta kindi kinzanye nk'uko umuyobozi wanyu Padiri yampaye ikaze kugira ngo tuze tubaganirize igihe gisa nk'iki ngiki kandi mbaye nk'ubuhamya kubera ko njyewe nakiriye Yesu kandi
icyaha nyiri umwana nyiri umusore imyaka niyo murimo ibyo byarangirije niyo mpamvu ujya kubabwira kugira ngo namwe mubashe kwitwararika mutazakora nk'ibyo nakoze nababwiye ko ndi umugabo mfite umudamu n'abana batatu ariko mbaye umugabo kubera ko nemeye guhinduka reka subira inyuma gato navukiye mu buzima bwiza mvuka nk'uko namwe mwavutse mvuka mfite data na mama igihe kiza kugera nza kwisanga mu muhanda ndi mayibobo ubwo se nimwambaza ngo ni ukubera iki nabaye mayibobo nari mfite papa na mama mwabimbaza abashaka kubimenya ni bande aha Imana ibahe umugisha mwinshi cyane nabaye mayibobo atari ukubera ururara nabaye mayibobo kubera amateka yabaye mu gihugu cyacu jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 isiga nta muntu n'umwe tugira icyo dupfana wa mwana wavukiye mu buzima bwiza wa mwana wanywaga igikoma bakimukubitira kirimo amata wa mwana buhagiraga wa mwana wajyaga ku ishuri n'imodoka nza kwisanga ndi mayibobo mu muhanda icyo ashaka kubabwira ahangaha ni iki rero ni uko utamenya aho iminsi igana ntabwo wahamenya uyu munsi ushobore kuba ufite ababyeyi ukaba ntabugize gute ufite ngeze mu muhanda rero nahuye n'ikintu kibi gikomeye aricyo gituma mbaha ubuhamya iyo mbaha ubuhamya si ukwimena inda ahubwo mba ngira ngo mutegure ejo hanyu hazaza murimo muranyumva abashaka ko tuganira ni bande muvuga ngo fatiraho Imana ibahe umugisha mwinshi cyane nisanga aho ngaho mu muhanda nisanga mu kigare kibi cy'abakoresha ibiyobyabwenge ntangira kunywa ibiyobyabwenge icyo bita gukora ijisho murabizi se mani abazi ganje abazi urumogi ni bande ntabwo murabikoresha ariko mujya murwumva abajya barwumva ni bande mwararubonye kera nari nzi kurufota bamaze gufata ibikoresho bitangira kumva maze kugira ngo bariya bose ba Babylon man reka dukomeze tuganire rero maze gukoresha ibyo biyobyabwenge byaranyangije biri ku biyobyabwenge kugira ngo babwire ububi bw'ibiyobyabwenge bigira ingaruka zigeze kuri enye ntibubabwire abanyeshuri bikwiriye kwirinda byanyangije ndi umwana ariko nza kugirirwa amahirwe nakira Yesu umukiza mu bugingo bwanjye reka mubwire muracyari bato mufite ejo heza hazaza ariko amahirwe y'ubuzima bwawe uyica none ntazagaruke mwabyumvise urimo muranyumva abajene yego uvuga ngo fatiraho morali iracyahari rero iyo umuntu yacomye ntabwo mutangira kumva ingoma zikubwira ngo mani bariya bose ni ba Babylon man ukajya ujya mu rugo ugira ngo ubemeze ngo bamenye ko utarunyweye nawe wumva twebwe twita tumenya ko warunyweye ubwo wiyumanganyije ingaruka zigeze kuri enye icyambere ibiyobyabwenge si urumogi gusa hari inzoga hari ibinini bya heroine n'ibindi namwe muzi muri mwebwe harimo n'abajya babifata dore uko bandeba ariko uhereye umunsi wa none Yesu arabakunda murimo murabyumva Yesu agize gute arabakunda kandi uhereye umunsi wa none n'uwemera kumviriza inama turi kubagira ejo he hazaza hazaba heza murimo murabyumva ariko nuwasenya
nta mu gihe kizaza bizaba birangiye. Ingaruka ya mbere mbi yo gukoresha ibiyobyabwenge bikwicira ejo hawe haza ntushobora gukoresha ibiyobyabwenge ngo uzarangize amashuri ntibyakunda. ubu muri kwiga ahangaha ejo bundi muzajya kwiga muri za universite. reba ikimbabaza ababyeyi barakurihiye bigenze neza, umanutse ugiye kwiga andi mashuri ari hejuru ukahura n'abana bavuye mu makaritsiye akomeye, Nyamirambo ku Itara, abandi Tumba ku Mukoni, abandi ku Gisenyi, bakakubwira ntukaba umurezi mwana wavuye n'uruhindo ugeze ahangaha. ubusemeri muri kumwe se, ubuseviye muri kumwe se. ejo ukabusimbutse ikigo, wasimbuka ikigo umubyeyi bagatangira kumuhamagara. ubwo ejo hawe hazaza nutangiye kuhica, utangiye kugira gute? Kuhica. wavuye mu rugo ugenda neza ukazagaruka ugenda ukuntu ngo salama viye. papa yitwa papa ukagaruka uvuga ngo salama viye. ubwo urumva hari diregiteri uzongera kukwakira? urumva mama cyangwa papa azongera kuba yakurihira? uzaza ubumba amatafari. nabonye mufite amatanura kandi wari ufite iki? ubwenge. kiba gisigaye iyo wamveje kumvira papa na mama n'abarezi bababwiriza, wumvira ipingu ukahita ujya imageragere. ubu gukurura umwotsi umwe gutya akagufata n'ikizibiti mani ni imyaka 25. uzavamo hari ikintu kimariye? turwanye ibiyobyabwenge mu izina rya Yesu. uhereye kuri nde? Imana iguha umugisha sha, ndahita nkugurira amakaye. uhereye kuri nde? kuri mwebwe murwanya ibiyobyabwenge. ingaruka ya kabiri mbi yo gukoresha ibiyobyabwenge bigukura muri sosiyete. wewe byakurimbuye bigukuye no muri sosiyete. uzi ko hari urwego umuntu ageramo bakaba batamusiga muri salo, kavuga ngo nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na caji, nimusiga muri salo ndasanga yitwaranye na raronje. amashuri yose wizaga pfiki ubusa. ingaruka ya gatatu ni ipfunwe ku muryango. iyo ukoresha ibiyobyabwenge na papa wawe atinya kuvuga karisi. uzi ko utaha ubukwe bwa mushiki wawe bakabwira mubyara wawe ngo agucunge, kandi ari ubwa mushiki wawe kubera gukoresha iki? ibiyobyabwenge. ibiyobyabwenge ni bibi. soza ku biyobyabwenge rero. ingaruka ya kane yo gukoresha ibiyobyabwenge mbi ni amaboko y'igihugu aba ari gusenyuka. reka mbabwire ngo twanze ibiyobyabwenge. dusubiremo ngo twanze ibiyobyabwenge. tuzatanga amakuru aho tuzayibona aho ariho hose. nta cyiza cy'ibiyobyabwenge. dukunde kwiga dushyizeho umwe, kubaha n'abarezi bacu. dukomere Imana amashyi zadukora. isorezo ku mwanya bari bamaye rubyiruko, mwirinde ibishuko. bana b'abakobwa mwirinde abahungu bagira gute? babashuka. bahungu namwe mwirinde. ariko mbwira ko ari umwana w'umukobwa bashukisha igishambusha. inama kita mu kingana igitunga ngegera kisiri cyangwa isambare. n'abakobwa mumurikire mvuge mbabaye. warangiza ukakirya cy'isambare munsi y'umuringoti, nta na shamburi n'ahazihaba, ni mu mukingo. ejo ukazagenda gutya utwaye inda. uyu muntu azagera mu wa 3 segonderi. uretse igihugu cyacu cyita cyiza kikakureba kikagufata kikakugarura mu ishuri. ariko reka nkubwire, ubu ukiri umukobwa cyangwa wabaye iki? umugore. ufite umugabo suga turamwita umugore, turamwita iki? indushyi. Imana iguha umugisha wa musore. ndakongera big. birababaje biteye agahinda. mugende mwirinde. aka gasore kakubwira ngo shushu, uzi ko nta n'inote y'ijana gafite ku mufuka.
ahubwo ni akavazeline yaguze na ka patufure ka 6 isoko ryaremwe yagurishije rwa rukavu saa 9 yamara gukaraba akisiga ka kavazeline ubundi akajya muri karitsiye kubera ubu urabona uyu muntu azavamo umugabo uri kurushuka. Hari imvugo rero abakobwa bazanye ngo ntukaba umurezi mwana ukuta umukwe. Iyo mvugo murayizi ati yaba njyewe ari njye tuziranye ukuta umukwe. Ngo biravuga ngo tumukura amenyo tumukwe tumukwe. None reka mbabaze mwa bakobwa mwe nimumbaze ibyo mubakuza abo bahungu mukura amenyo mukabakwepa nibaza kubishyuza amenyo mwabakuye ubwo bazishyuza bakoresheje ikira ntimumbaze mwakwihanye nawe utakwihana basi iri kukumvira ababyeyi n'abarezi. Imana y'amahoro ibaha umugisha mwinshi mu izina rya Yesu. Amen. Icyanzanye ni ukubabwira ko ejo hanyu ari heza ariko mubigizemo uruhare. Uhasenya rimwe ntihagaruka. Ntabwo uba ukitwa umukobwa nta n'ubwo uba ukitwa umuhungu. Komera kuri gakondo. Nibutse inkuru z'uwitwa Naboti umwami yakunze uruzabibu rwe aravuga ngo biragatsindwa ko nagurana ibiguzi byose n'uruzabibu. Uruzabibu rwanyu bakobwa mu rukomere nta mpamvu zo kurutesha agaciro. Uruzabibu rugira amatege rucungurwa na mwene wanyu wa bugufi. Mwene wanyu wa bugufi niwe musangiye urugendo rujya mu ijuru. Urakundana n'igipagani ufite imyaka 14 uragira kope na kopine ngo bigende. Ibindi ni ubutaha muyobozi. ubaganirize ubahereze nibibakingira wenda urugero y'igikunze kuvuga ati mubahereze za prudence nagera aho ananiwe agira ate yikingire. Icyo kintu amadini ntabwo ajya gikwepa. Ariko se ku ruhande rwanyu hari abajya bavuga yuko iyo uhaye umwana ukamubwira uti fata prudence uzikingire, hari abantu bajya bavuga bati ibyo bintu bishobora gukurura ubusambanyi cyangwa bikaba byabwongera. Icyo kintu Pastor Theogene urakibona ute? Ubundi mbere yuko nanagisubiza ndagira ngo ubundi ingaruke gato Padiri haraho yabivuze neza. Ese ko tubwiriza yatangiye avuga ngo turabigisha, ariko umenye ko nubwo twigisha n'isi nayo ubwayigira gute irigisha. Hari naho nanavuze yuko aho utinze usa naho, aho utinze ugasa naho. Ahubwo tubanze twibaze iki kibazo mbere yuko tugeraho ku madini na leta. Rege nkubwire ko amadini na leta waruvuze ngo aravuguruzanya, ahubwo aruzuzanya, ntago avuguruzanya. Twe kandi uko twigisha ahubwo abatunaniye bakaducika nibo leta igira iriya nama. Naho abatwumviye bakumva inama tubabwira, twicyo twigisha ni ukwifata ukarindira uw'Imana yakugeneye akaba ari we muzabana. Noneho unaniwe rero ni wa wundi ugendaga akagendera kuri za nama zindi. Ariko inama twe twigisha ni ukwifata, ni ukwirinda. Ariho Padiri yavuze ngo noneho kwa Yesu ni ukwigererayo. Buri muntu agira gute yigererayo. Rero nyira ahangaha ahubwo twibaza iki kibazo mbere yuko twinjira naho ngaho kubakoresha udukingirizo ndetse n'ibindi. Inama zo kwirinda ubwo busambanyi ni iki? Twibaze ko Padiri abwiriza ko yigisha, nanjye Pastor Theogene ko mbwiriza, urubyiruko ko rurushaho kwangirika. Ni iki kiri gutuma rwangirika? Ese birapfira hehe?
kandi n'igihe cyaba atari n'ikibazo cy'urubyiruko, tugende turebe wa mwana mu mivukire, tugende turebe, nituvuga urubyiruko harazamo papa na mama, harazamo sosiyete nyarwanda muri rusange. Urubyiruko, kwangirika k'urubyiruko cyangwa gukira k'urubyiruko, umwana afite uko yakuze. N'umunyarwanda yavuze ngo igiti kigororwa kikiri gito. Ese ukigorora ninde? Hahandi yavukiye. Ese bimeze gute? Urasanga rero umwana yarapfiriye mu iterura. Ababyeyi igihe cyabaye gito ku bana, ntabwo umwana gifite umwanya w'umubyeyi, kandi barasenze ngo Imana ibahe akazi. Hari n'abasenze ngo Imana ibasubize ku ishuri. Ndavuga ababyeyi twarayacikirije, none Imana yarabishubije. Twese turi Matewusi, abandi turi gutwika amatanura hano hepfo, ariko tugakomeza tujya kwiga iyerika ku mugoroba. Urimo urabyumva? Nene igihe kinini umwana yabanaga n'umubyeyi ntikigihari. Umwana ni umushoferi umujyana ku ishuri. Urimo urabyumva? Umwana ni umukozi mu rugo. Wa mukozi afite imico yaho yakuriye mbere y'uko aza mu kazi ko mu rugo. Nawe yari yarabuze isoko y'urukundo iwabo mu rugo, aho yavuye muri za Nyaruguru, muri Butami yo hasi iburasirazuba, ashiza mu mujyi wa Kigali aje gushaka urukundo atabonye iwabo mu muryango. None umuhaye akazi ngo akurerere umwana, uwo mwana azamuha uburere? Erega twebwe umwana batuzanira ni w'imyaka 12 uje kwiga Ecole de Dimanche, uje kwiga gukomezwa. Ndagira ngo ubyumve neza, bamutuzanira ariko yaramaze kugira gute? Kwangirika. None rero tugaruke inyuma, mbere yuko tujya kureba uko yakwirinda n'ibindi, ahubwo dusaba ababyeyi, twongeye tugaruke ku bana bacu. Dusaba ababyeyi, bakeneye uburere, abana bacu bakeneye uburere bw'abana. Abana bacu bakeneye kwita uburere bw'ababyeyi. Uko byagenda uko ariko kose, njyewe turamarana isaha imwe ku rusengero, niba hari n'itsinda twahuriyemo ry'abanyeshuri bamamagaye ngo ngende kubaha ibiganiro, ngende kubafasha, ngende kubaganiriza, njye kubabwira bya bikomere by'ibiyobyabwenge nakoresheje n'ibibi byabyo nabonyemo, nta iminota bama ni 45 mpave ngende masize kuri cya kigo cy'amashuri. Umwarimu nawe cya diregiteri abafite, ndagira ngo ubyumve neza, amezi 3 vakansi biratangiye asubiye iwabo, ariko yaje akuze, yamubonye akuze, aramukuramo bya bindi yashyizwemo n'abakozi n'abaturanyi. Ahubwo tugaruke sosiyete nyarwanda, kuva ku mubyeyi kugera ku muturanyi kugera ku muntu mukuru wese, duhurize hamwe twongere tugarure abana bacu ku murongo. Ndumva ari aho ngaho. Tureke kujya kureba uwamaze kwangirika kuri Nyabugogo, tureke kujya kureba uwamaze kwangirika kuri hano ku isantere. Ese wa wundi uri kuvuka dufite amahirwe ko twamukurikirana, tumukurikirane gute? Biracyashoboka, ariko n'abandi uri hano hepfo ko nayo yahinduka. Ari ikintu wari ukomojeho ngo biracyashoboka yuko uri hano hanze nawe yahinduka. Wenda ntatinze kuri icyo ngicyo, reka nongere ngaruke ku kantu gatoya. Ni kimwe mu kintu wenda gituma abantu bamwe bagwa muri ibyo bishuko. Umuntu mukaba mwaganira akakubwira ati rero nimba warageze muri adolescence ntuyibyaza umusaruro, hazabaho icyo bita retour. Kiriya kintu nicyo padi? Ibyo ni bimwe nyine mu bibashuka, ni bimwe mu bigezweho bya bindi twavugaga by'isi yigisha wa mwarimu w'isi. Ariko ubundi turabizi ko no mu muco nyarwanda, umunyarwanda w'urubyiruko yavukanaga indangagaciro, akifata, akabana n'ababyeyi, yakumva akuze, ababyeyi akabamenyesha icyifuzo cye, bagahaguruka bakajya ibunaka bakajya kubamenyesha icyifuzo cy'umuryango. Abo bantu bubakaga ingo kandi zigakomera. Umunyarwanda wiyubashye ntabwo yashurashuraga ngo ajye kurya katagabuye, katubyite gutyo. Ikindi mu bitabo bitagatifu tufite ingero twatanga. Na Yezu ubwe twigisha ntabwo yigeze ashurashura, kandi yavutse nk'umwana, ari umwana nk'abandi, yagize ubuzima aba mu muryango. Ahubwo nk'uko mugenzi wanjye yabivugaga, uwo mwana agomba kuba ari mu muryango. Igihugu cyiza, itorero cyangwa kiliziya nzima uzayibwirwa n'ubuzima bw'abagituye. Imiryango yacu niba mizima, n'urubyiruko ruzaba ruzima, abana babe bazima, n'abakuru babe bazima.
ubu rero twebwe nk'abavuga ubutumwa icyo tugomba gukora tugomba kwigisha ababyeyi tukigisha n'abana, tukigisha urubyiruko, tukigisha n'abarwibarutse. Imiryango yacu igomba kongera igasubira ku isoko, ikongera ikazamura abana, ikaba inyigisho zifatika, kuko izo ni iz'ubuyobe. So kumva yuko umuntu nabaho yifashe ibyo atagiyemo bizagaruka, ibyo ni ukubeshya, ni ukubabeshya. Hari n'ibindi bajya babeshya, kumva utwana tw'udukobwa turavuze tuti nudakura ukora ibinyuranyije n'ubusugi ntabwo uzagira umubiri mwiza. Hari ubwana bw'ubuhungu twe tuba mu bigo by'amashuri turabizi, kakakubwira kati impamvu narwaye ibiheri mu maso nuko nta mukunzi ngira. Ibyo byose ni ibinyoma. Abarimu bigisha ibinyabuzima, abarimu bigisha amasomo ajyanye na morale n'iyobokamana, nibyo bagomba gusubiramo cyane, bakongera bakabwira abana ko umuntu ubayeho neza anyuze Imana n'abantu nta ngaruka agira, kuko burya rega hagaruka icyo wabayemo. Umuntu hagaruka icyo wabayemo, ahubwo nicyo ni ikinyuranyo. Iyo umuntu yavukiye mu ngeso mbi n'iyo ashaje ziragaruka, ahubwo iyo umuntu yavukiye mu ngeso nziza akagerageza kwifata niho agira ejo hazaza heza. Cyokora nanone tukemera ko umuntu ashobora kuvuka nabi akagira amateka mabi, ariko bitewe nuko we yiyemeje guhinduka n'Imana ikabimufashamo kubw'isengesho, akaba yahinduka nabwo bikagenda neza. Ariko kenshi na kenshi ikintu kigaruka, byaba no mu nzozi mu kurota, n'ikintu ubamo burya nta kurota. Akenshi umuntu arota ibyo yiriwemo. Ubwo rero nkumva yuko abantu bagomba gukomera ku ndangagaciro za gikristo n'iza kinyarwanda, burya ntizibusanya. Ari naho mbona no kanya ko kongera kwibutsa nk'uko Theogene abikubwiye, ntabwo Kiliziya na leta ku bijyanye n'uburere bw'urubyiruko duhusha cyangwa se tunyuranya, ahubwo turuzuzanya. Icyakora umuntu ku giti cye ashobora guhusha, umuntu ku giti cye mu nzego za leta ashobora guhusha, ariko kandi nzi ko na leta nayo yifuza urubyiruko rwabayeho mu bunyangamugayo. Nta muyobozi ndumva, nta n'itegeko ndasoma rivuga yuko abantu bagomba kubaho bashurashura noneho bakazirinda, ahubwo leta yishyira ako ka breshe, ako kantu k'akadirishya ko yenda bifashe bashobora gucishamo ibyo bikorwa byabo. Ariko nk'uko duhora tubivuga, ntabwo mu by'Imana umuntu ajya koroshya uvuge ngo wa mwana we ngo niba byanze, kuko twemera yuko nta muntu ushaka Imana, usenga Imana, ibintu bishobora kwanga. Ntabwo dushobora guteganya ngo nibyanga nk'aho tuzi ko Imana hari icyo ishobora kwima abayikibisabye. Iyo Imana tuyisabye ikintu irakiduha. Ntabwo rero zirari imbaraga zacu dukoresha n'ubundi imbaraga z'Imana. Mu kwifata, urubyiruko rushaka kwifata ruzishyire mu Mana, rukoresha imbaraga z'Imana, bizakunda. Ntabwo rero dushobora kubwira ngo ubwo byanze, oya, ntiwajya kwigisha no mu mashuri aho twigisha ntabwo uvuga ngo iri somo niryanga ngo ibi ngibi nibyanga uzafata ibi. Turababwira ngo ibi mugomba kubifata, kandi koko barabifata. Abatabifashe babona 0, ariko ababifashe babona amanota. Ntabwo bajya kwigisha isomo ngo mwana wanjye iri somo rirakomeye, muziga tubanze ibi muzabyihorere. Oya, uravuga uti ibintu mubifate mwese, mu gushyiraho imbaraga mubifate, kuko ubuzima ni urugamba. Bwaba ubuzima yewe n'ubuzima busanzwe mu rwego rw'igihugu, bwaba ubuzima bw'ubukirisitu ni urugamba. Ntabwo ushobora kubona ikintu utaruhiye. Niba ushaka ejo hazaza, icyo uzaba ugitegura uyu munsi. Mwumva rero icyo tugomba kumenya nuko kubaho mu kibunyangamugayo nta ngaruka bigira. Murakoze. Murakoze cyane.